eseni utume asara hahandi agenda ry'amabyi ahageze hose. Safi, Jimmy, ndarota niba ukunda ubuzima bwawe. Iryo jambo ntuzongere kurivuga. Uri mwe n'umugabo. Bagira ngo nkubwire ko muri saya yanyanze ibi byose uzabyishura. Ingaruka zabyo ntabwo uzatinda kuzibona. eseni ngewe Nubwo bigutunguye ariko ndakeka bigushimishije kuko muri sala tubangamiye. Bishimishije. Ubu surumva atari bwo agiye kwita tuvumbura akamenya ko umubeshya. Ndamuhamagara nta kimutaba. Mbese urumva ko nawe mfite ibibazo. Udashaka kumbwira ko utagikundana na Mugabi. Byagenze bite bisho? Uratinyutse urantutse. Ngo ngira umutima mubi muga. Muri se giye kujya utuma unyubahuka. eseni ngewe Aramutse neza muga. Uramutse tese. Niko gito wicaye hano. Urumva akayaga. Warayitese cyangwa haraye nk'aba bandi bavuga ngo iyo baraye ku buriri batamenyereye nibasinzira. Kanzetse. Njyewe nari mfite kubyakira cyane ko hanga hagiye no kuba mu rugo mu gihe gito nzahamara. Ushatse kuvuga iki? Igihe gitoya kuki sataba mu rugo iteka? Ego. Nasuko nasabye icumbi naraguze. Twanahagura ariko. Gusa nta mpamvu yo kuba hano wumva ari nko ndebye igihe gitoya cyangwa bari iminsi sibyo? Tangira hafate nko mu rugo. Kandi ikindi humura ikibazo cy'akazi. Humura kizakemuka uzakabona ndetse ndagufasha no kugashaka sibyo? Si wumva se mubyara w'umuntu yubawe. Zarakoze nta kibazo. Mwaramutse. Muga. Ino nkubwire. Ngwino se? Ndaje. Uziko nubwo nangaga ko umurisa ava hano ari byo naje gusanga ari byo sawa. Ubu ngubu umunezero wabaye wose ariko mbere twariyibaga ariko uyu munsi byabaye sawa cyane. Wanyuzwe? Ariko ubaza ngo muri sare nk'ikintu yibagira ibanga akabyuka mu gitondo karaza kugitora. Uzi ko umunezero dufite wahinduka amarira. Urabizi? Nuko nyine bitabaye kundi bibaye ijoro ryaba rituguyeho pe. Icyo nzi cyo yakubamba n'ukuntu akwiza akagufata nk'umuvandimwe unaga uri kumutwara umugabo. Ngo umugabo se waramukoye? Namukoye ariko hirwe kumisa atazapfa vuba dore niwe umpamagaye. Hello sweetheart. Waraye neza? Naraye neza. Wowe se cyahano nabuze ibitotsi n'ukuri kubera kwiraza. Shasi uri kwiraza sakantu nanjye mva ukuntu nagowe. Wabyutse se? Cyahano nabyutse gusa nafunganya amagripe aranyishe. Maze namaze no kunywa icyayi. Wowe se? Shanjye ndacyaryamye kabisa. Naraye ndeba filime cyane ntinda kubyuka. Ndacyaburimo. Yego mukundwa ndaje mbikore. Ngaho sabaye hani ndagira ngo nuko waramu kandi witeho ndagukunda. Ndagukunda cyane tu. Bizo. Umunsi mwiza. Ndagukunda cyane sibyo? Ako Jimmy, uzi ko uri kunshengura umutima iyo uriho ubwira umurisa amagambo meza gutyo kandi uzi ko turi kumwe. Shirihangana nta kundi byagenda pe nose nikora mumenyereje kandi ntabwo nabihindura none yahita shona. Uri umusheri waramutse ute? Ariko waraye ndose ko unzindukiye? Oya
nuko bizi ko iki gihe uba wabyuze wankumbuye nanjye ndagukumbuye pe shashe ruswa mu kirere cyangwa cyangoye ndafunganye Shayeze ati wabimenye rwose akuzi kwiraza mu nzu waramenyereye kurarana n'umuntu ni ukuri byantonze pe wowe se bimeze gute nabyihorera bivuga urabizi nanjye nuko gusa twese twihangane ni kwisigera ariko humura nzagusura sawa nta kibazo sheri gusa nujya kuza uzabanza umvugishe kuko muri iyi minsi ngiye kujya Igisenyi hari utuntu ngiye gukorerayo utazaza ukambura uzabanza umpamagare sawa uzatinda yose ubwo tuzasanga barakwibye shambana yanjye baza bagusigarire ku rugo bwawe oya hano ntawanyiba kandi ntabwo kano kanya wahita utangira gusaba impushya hato nyogosenge atazagira ngo uri ikirara ariko nibyo nanone ubwo ntubibabwira nta kibazo sawa sheri reka nkureke rero narindi gukoropa ubwo uzampamagara tuvugane nawe ukagira umunsi mwiza nawe umunsi mwiza sheri ese ni njyewe kundombera wawe ase mama bite bitese iki reba ukuntu uri kumfata wowe we kunyigizaho ko yatese kumurwi umuntu uri kunyigizaho ko yatese muri bwe nta soni ubu ndi gutajya guzinduka wazinduwe n'iki kuba nazindutse nabyo bigiye kuba ikibazo se kandi bitaba ikibazo kutazindukaga ubu kandi uraje utangiye ubyumbwira nabi uriya mukobwa ahari umurisa ndavuga umurisa utangiye unyibwishwe nabo nguko ibyo ngibyo urimo ikindi kandi ma nkubwize ukuri kabanyirwa ngo ufite ku mutima wawe nenda kubika ufite urwango ubu uraje nyine ugize umwinyibwira nk'ibi byose uri kumbwira nenda kubika ko ufite urwango umva icyo ndashaka ni ukuba hafi y'uriya mukobwa ikindi umubwira azinduka ajya akora imirimo ahangaha nta mukozi dufite sinakubwiye ese ikindi kandi ugiye kumugira umukozi yaje kubivaze hano ndabizi yaje kubivaze umva nyine nkubwire nawe arabizi ko nta mukobwa ugiye umushyitsi mu rugo ikindi kandi wimwereka ko ari cyo kintu cyamuzanye nagiye ngo nicyo kintu yaje gukora hano kandi we murankubwira ambwira icyari okay ngaho genda usubireyo kandi ugende useka ntamenye ibyo twavugaga genda nyine useka neza ngaho ugenda gusa mama ibi bintu bizongere ako usiko utunyuzeho hariya utunyuzeho mbona uturebye nk'ikimbwe hazi umuntu araye hano ijoro rimwe utangiye kumureba nk'inka yica buranibira n'ibiki ntabareba ajya ni ikimbwe hazi umuntu uratangiye imbwa ninde muga ntago ari cyo mvuze imbwa ninde hasi wagira ko kumvirana umuntu uraye hano ijoro rimwe utangiye kumureba nk'ikimbwe hazi akonoma wajya uhinduka koko ikindi kandi uri kumuramwirebeshwa kuriya uzi kuri mu nzu ya se uvuze ngo mu nzu hey muga we uvuze ngo iki si ya se ariko mana yanjye we muga niba ukunda ubuzima bwawe nawe niba ubwawe wikunda iryo jambo ntuzongere kurivuga iryo jambo ntuzongere kurivuga uri mire no mu nda ngo po bitabaye ibyo mugabo utisubiyeho wowe se ki nawe wisubireho nawe uzahinduka kugira ngo ngewe nta kibazo mfitanye nawe uzacanara mbaga ako semanuka kandi itunganye neza ugenda utarakaye abone ko nyine nta kibazo kandi mubwiraze mu mirimo sawa agenda akamwiterekeshwaho amaso kugira ngo ntabona abarebaga ibyo mwari murimo ariko nukuri abakobwa muranana mukanya utangiye kuntuka ngo ngewe mubwira neza wese ko guhamagaye ukamuvugisha neza ko ntababaye ariko Jimmy je ntabwo ari umuhungu nayindi kuvugana nawe ariko jya uha agaciro ko muri sale twakundanye mbere ikindi kandi umenye neza ko uba umwe so ntukajya ubabazwa n'ubusa rero ndamutse mubwiye naberega yatekereza n'ibindi ubwo unyise umujura rero ako se Jimmy wajya ureka kunyibutsa ko utankunda koko ko ntabiyobeye koko nta mpamvu yo kubinyorera pe njyewe ntako nkunda umuntu utumva ukuri uyoboye ko ari wowe wampatirije bwa mbere okay niba bikubangamiye rero uzahamagara umurisa umubwire ntazongere kumpamagara cyangwa se umubwire ko nkunda mubwire ko dusigaye dukundana ubwo nibwo uzarekeraho kwitwa umujura nawe wakwe ko si ubwo ko babikurakaje kandi twari turi kuganira koko
ahubwo reka basi mbyuke njye kugutegurira icyayi sibyo ngukorere n'umureti reka gusa umureti wakuruta n'uwe amva yewe niko reka njye tujye kugukorera breakfast oya uri hano uryamye urabikorana nta mureti wakuruta nta oya reka njye kugutegurira breakfast gukomana se sohari yego oya ariko none se ko ngushaka watinze nari nzi ko utakije yego mana yanjye gusa nabikoze kikaye nabikwemereye mvuge gahoro umurisa aryamye muri iyi nzu inde murisa niba aryamye yaje ryari se yaje ahubwo mva wamfashije muri byinshi wamfashije kwikiza se ndakwinginze mbabarira umunkize nawe mbabarira pe ushaka kumwikiza cyangwa ushaka kumwirukana ndashaka kumwikiza kuko kumwirukana ntibyashoboka kuko yasamwe na Mugabe urumva kumwirukana ntibyakunda munkize mwamuga ko bitoroshye umuntu nibwo akiza hanyuma bumve ngo umuntu yapfuye kandi kuko ari umungu wamuzanye bavuga ko we nawe mufitanye gahunda yo kumwica iki byanga ko uwo nawe mubiziranyeho nubwo ndabigenza nte ndakora iki mva nkubwire rero tegereza gato amezi abiri cyangwa ukwezi kumwe we ntuhize wikiza umwanda ntawe uzabimenya ukwezi kumwe cyangwa abiri urumva ibyo bintu nabyihanganira nibwo bitagaragara urumva nakwihanganira kuba nkiryamanye n'umwene mugabo muri iyi nzu niba uzi icyo ushaka rero ugomba kwihangana ukagikora ntakundi reka mfe kwihangana reka ngerageze mbere ariko twaruhiye no kuganira sinakubaza icyo uri bumudi ntuzanire iki ndanywa fanta cyangwa amazi kore amazi cyangwa fanta akabyerese shabye naraziretse kubera uburwayi hayiretse narayiretse pole reka nkuzanire agafanta naho ubundi se urakoze kudusura Witese meze neza se mama ariye ko naje simubona naba nkubeshye yavuye hano ambwira ko agiye ku isoko ntigeze agaruka n'umukarani namubajije ahari arambwira ngo ari ahantu yabanje kunyura birumvikana ese kumbeshya nakubeshya iki ngo wiriwe neza kandi wumva wirirwa nyirungu hano wenyine mu rugo ibyirungu byo nuko abyiteho uzi ko wari uneye ubwoba none se n'ubundi ko no kwa Safi najyaga nirirwa njyenyine nta kintu biba bitwaye narabimenyereye Safi yabaga agiye mu kazi wahumura ntabwo irungu ryongera kukwica si byo se ubwo naje warangije ibyaro urimo se basi ngo uze muri salo twikina amakarita ndaza mu kanya nuko hari ibyo ndindiriye ngiye guhanagura nshyire mu kabati ndayitanza nta kibazo sawa agira vuba nyine nubirangiza uze muri salo bizi ko ninya kwicarana njyenyine ahubwo wowe urambeshye mubeshya iki ngo utinya kwicarana muri salo wenyine umuntu w'umugabo usagira ubwoba biterwa n'uwo ashaka ko bicaranamo ako mugabo mugabo umutese ubwo se ndatese uzageze uneteshe nturi mubyara wanjye yewe ko bavuga ngo n'undi ababyara barabyarana aho kuvuza ibintu ujya kubyarana uranyibutse sheri wawe yiriwe aha ngaha yaje kureba gusa yambwiye ngo azagaruka ku cyumweru kukureba inde sheri wawe wowe se inde mishu hasi uriya we yaje hano se kumara iki aka ntabwo nkundana nawe mama niwe ubura aho ngaho arimo arabimushyiramo bamuga ngo turakundana kandi njye sinkundana nawe simbizi yambwiye ngo azagaruka ku cyumweru pe none se ushatse kuvuga ko mama ari kurambagiriza mwihorera abakize ngo ndacyari umwana mitiramo ibyo ntazi ko nzi kwihitiramo igikwiye mwihorera okay gusa njye nabonaga nta kintu atwaye ni mwiza pe mwabiba mujyanye bararekera aho ngaho utaza no kunyangiriza umunsi wanjye sawa agira vuba unsange muri salo ze dukina sawa ndaje ese ni njyewe
twabaye rero tuganira ugeze he ko nta kintu wambwiye ugeze he wiyongoza umwana basha wabyihoreye wa mugabo ko kugira ngo bibe bisubizo bibe bibazo kandi nuko nibyo mpora nkubwira n'ubundi sinzi ikintu wari warashoboje misho mwana wivuga gutyo byihorere kabisa ibyo twagomba tuganira aka kanya ariko se bimeze gute kurimo kunshyira mu ihurizo sanze n'ubu ngubu ndimo ndaganira n'umurisa nari natekereje ko kumwiyegereza ahari ari byo bintu bizanyorohera gusa ntabwo binyoroheye papa kandi ikindi hari umukobwa mwana afite agahinda kenshi agahinda si ubwo gahinda bwoko ki umukobwa afite ikibazo cy'uko papa we yitabye Imana kandi akumva ko yabigizemo uruhare yaba hari bitakagombye kuba byaragenze kuriya ikindi nkareba ibintu byo kumutereta yifitiye abona ukuntu atuje n'agahinda kenshi nkabona ntibiri buvemo aho ngaho rero niho wakwigaragarisha ukamwegera ukamuhumuriza nawe arega uko umwegera igihe mumarana niko azagenda kwiyumvamo ariko ntabwo ukwiriye gucika intege mani bro nanjye niko mbitekereza ariko urabizi ko ngewe niba nzi neza urabizi ko najya ashaka ibintu bitinda ariko nawe rero ntugakunde ibintu bya vuba vuba ntibambwiye ko muzabana umuntu muzabana ntabwo umwihutisha kuko ugiye kumwihutisha usanga byagenda ukundi hatazabaho kwicuza uzajya umutwara gahoro bro nanjye nuko mbitekereza ariko urabizi mba nshaka ko biba bikava mu nzira cyane yuko iyo urabizi ushobora no gushakwa n'undi muntu ahubwo ibyo ngibyo uvuze nibyo nanjye ntekereje ubundi ufite amakuru neza ko nta wundi muja mu mwiyongoza ibyo ngibyo sindabimubazaho neza kuko ntabwo ndabimenya sinirwa hano mba nagiye mu kazi rero ibyo ngibyo ahubwo nibyo wakamenye mbere yuko ujya mu bindi wigora shabro sinzi ubwo nyine tu ndaza kureba igishoboka cyose buriya nicyo ndi bukore ndaza kukumenyesha ese ni njyewe wahisemo kubukompa